abaturage bo mu mudugudu wa Yeruzalemu. Hano dufite imanza ebyiri. Hari urubanza rwa Christine Mukamazimpaka uvuka mu mudugudu wa Yeruzalemu mu kagari ka Kibambwe mu murenge wa Kibambwe mu karere ka Rwamazi. Ararega umuryango wa Habimana bari bafite umukozi wabakoreraga. Uwo Habimana nawe akaba atuye mu mudugudu wa Kigarama mu kagari ka Buruhukiro. Christine ararega uwo muryango ko yaboherereje umwana wabo ngo ajye gukora mu rugo rwabo, hanyuma umwana we agapfa. Waba uhari Christine? Habimana nawe yaba yaje hano? Hari urundi rubanza rwa kabiri rw'umuryango wa Sekanabo n'umufasha we Solange batuye mu mudugudu wa Rwinkwavu mu kagari ka Nyakibambwe. Solange waba witabiriye urubanza? Sekanabo nawe yaba yaje? Hari umucamanza. Abantu bose baje kuburana barahari. Ndumva twatangira urubanza. Turahera ku rubanza rwa Christine urega umuryango wa Habimana. Murakoze banyakubahwa abacamanza. Mfite ikibazo cy'umukobwa wanjye witwa Claire. Nahaye umuryango wa Habimana ngo abe umukozi wo mu rugo, hanyuma nkaba ntamubona, nkaba mfite bihamya yuko uwo mukobwa wanjye yaba yarapfuye. Ndagira ngo rero Habimana ansobanurire uburyo ki umukobwa wanjye yapfuyemo. Murakoze banyakubahwa. Habimana twamuha ijambo akatubwira ukuntu byagenze. Murakoze nyakubahwa mucamanza. Uyu mubyeyi ibyo avuze nibyo, kubera ko ariko mu gupfa k'uwo mwana nubwo ari njye nyir'urugo, ariko nta ruhare ngiye nabigizemo, kuko nanjye nasanze uwo mwana yapfuye, ariko ubwo ikibazo cyatewe n'umugore wanjye. Bari bafitanye ibibazo, hanyuma baza gupfa ibintu biri aho ngaho. Umugore yambwiye ko atariyahura, yambwiye ko yamukubise urushyi yarangiza agahita apfa. Ubwo nanjye nta kindi kintu nakoze, nahise mpamagara polisi. Nibwo mwatangiye kugenza icyaha. RIB nayo ibiraje itangira kugenza icyaha, nibwo bahise bamuta muri yombi. Ndumva yaraniyahuriye muri gereza. Icyaha cyahamye umugore wawe ko yishe umwana w'umukobwa witwaga Claire. Umugore wawe nawe yaje kwiyahurira muri gereza akoresheje ishuka. Ariko bitavuze ko umuryango w'uwo mwana utahabwa indishyi z'akababaro. Ibyo rwose bwana mucamanza, ibyo rwose ndabyemera, nta n'icyo mborana nacyo, kuko ni ibintu rwose ntahakana, kuko ndi mu bantu bahamagaje inzego z'umutekano, bigaragaza ko icyaha cyari cyabaye kandi gikozwe n'umugore. Nanjye rwose ndabizi, nabibera umugabo, agomba guhabwa indishyi z'akababaro. Ntekereza ko nta kindi narenzaho, kandi rwose namusaba ko yakwihangana. Mu gutanga indishyi z'akababaro rero, urukiko rw'ibanze rwa Viva rwanzuye ko umuryango wa Habimana waha indishyi z'akababaro zingana na miliyoni 15 bakawushyikiriza umuryango wa Christine. Habimana urabivugaho iki? Bwana mucamanza, wenda namwe rwose muba abantu, ayo mafaranga ni menshi, kuko urumva ninjye uzasigara nishyura, ariko sinjye wabigizemo uruhare. Rwose mwashyiraho kunyorohereza icyaha rwose, ariko icyaha cyo ndacyemera ko cyabereye mu rugo iwanjye, ariko sinakigizemo uruhare. Ariko amafaranga mushobora kuyagabanya kugira ngo bashe kwishyura.
amafaranga ntabwo twayagabanya kuko ubu wagiye yajyanye umubiri we kandi mwari mwarasezeranye ivangamutungo noneho risesuye kandi mu mutungo wanyu twabonye ko hagomba kuvamo ayo mafaranga mukishyura umuryango wa Christine wowe urabyakira gute? Njyewe ndumva icyo abacamanza bakoze bakurikije amategeko ndumva ntacyo nabyongeraho bwana mucamanza. Ndumva ari uko nk'uko urubanza rwanzuwe ubwo Habimana azatanga amafaranga bitarenze ukwezi nyuma y'iki gihe urubanza ruciriwe. Hakurikiyeho urubanza rwa Sekanabo Bosco urega Yabaragiye Solange umufasha we basezeranye byemewe n'amategeko ivangamutungo risesuye. Solange akaba yaratwitse imodoka bari bafatanyije nk'umuryango kubera umujinya yari yagize. Solange uregwa iyo modoka yatwitse ifite agaciro ka miliyoni 19 ariko mu mitungo bafite bakaba bafite inzu ifite agaciro ka miliyoni 17 n'agaciro ka miliyoni 1.819 by'ikibanza bafitanye. Solange arahari? Ndahari Presidente w'urukiko. Sekanabo umufasha we basezeranye arahari? Yego bwana Presidente w'urukiko ndahari. Itegeko nomero 32 akarongo kaberamye 2016 ryo kwa 28 kwa 8 2016 rigenga abantu n'umuryango ingingo ya 229 gusaba gutana biturutse ku bwumvikane gusabwa n'abashyingiranywe bombi bamaze kumvikana gusesa ishyingirwa no ku nkurikizi zaryo kandi bagashyikiriza umucamanza amasezerano akemura ingaruka z'ubutane ku bashyingiranywe. Yemeje ko Sekanabo na Solange basezeranye ivangamutungo risesuye ariko Solange akangiza umutungo bari bafite imodoka. Solange mu mitungo bari bafitanye irahabwa umugabo hanyuma azongeraho n'amafaranga abura ku mafaranga agomba guha umugabo. Solange urabyumva gute? Ntabwo nabyemera rwose. Utabyemera? Ntabwo ubutabera bucira ubwo nzajurira. Arewe. Nzajurira Erega rwose. bamwikiraga imodoka wumva ubwo se wumvaga ko Sekanabo urabivugaho iki? murakoze bwana Presidente w'urukiko. Mu by'ukuri nagerageje gushaka uyu Solange rwose dufitanye urukundo rukomeye cyane nizeye ko tuzakundana bigashyira kera ariko naje gusanga ntabwo yoroshye naje gusanga ari undi muntu ubwo ngubwo rero mu by'ukuri bitewe n'agahina mfite yari yifashe antwikira imodoka ku buryo namwe mutabyumva rwose ahubwo ayo mafaranga mwakabwo bujya nk'inshuro nk'esheshatu kuko aramemukiye cyane numva aricyo nabivugaho bwana Presidente w'urukiko. Wowe Sekanabo wiyemeje gutandukana na Solange yarabyemeye? Yewe rwose ku mutima rwose naramubohoye yagenda akishakira abandi bagabo bashobokanye kuko izanjonogo n'imigeri rwose ntabwo nabishobora. Solange Yabaragiye wowe wemera gutandukana n'umufasha wawe Sekanabo? keretse urupfu rwonyine kandi nibyo nasezeranye n'imbere y'Imana. Rwose ntabwo ugiye mwizirikaho bwana Presidente w'urukiko njye ntabwo mwizirikaho usagiye kuzanyica. Niba yaranwitse imodoka ubwo urumva atanwikira mu nzu. Iyo rero urega ari we wakorewe icyaha gatanya iba yemewe kandi nk'uko Solange yatwitse imodoka bigaragara ko umujinya yari afite iyo afata umugabo niwe aba yaratwitse. Rwose
niyo mpamvu rero urukiko rwemeje ko tubaha agatanya hagati yabo bombi. Muri izo miliyoni Solange akaba agiyemo umwenda umufasha w'Inseka nabo w'ibihumbi 181. Ayo mafaranga akaba agiye kuyashaka akazayamuha bitarenze tariki 25 Ugushyingo. Urubanza rero rukaba rwanzuwe gutyo, Solange agomba gutanga ayo mafaranga. Urubanza ruciwe Ukwakira tariki 27. urageze ahubwo ko umva nkubwiza ukuri, ntayo nzaguhasekana, ntayo nzaguha. uzayama uzayama Jewe Solange utayama njyewe yabaragiye. Ayi wewe. Umva, reka nkubwize ukuri, ntayo nzaguha rwose. Nta nubwo ari aho imyanzuro y'urukiko iraza. garuka usinya Si ugusinya, ntereza hano mwakire ibyanyu. Umuryango Ibyo muba mwigira neza. Habimana nawo waza ugasinya. reka nze njyewe nzayishyura.